Nitwa Musonera Gustave, ntuye mu karere ka Muhanga, umurenge wa Rugendabari, akagari ka Kanyana. Mpagaze hano kugira ngo nsangize abanyarwanda impinduka y'ubuzima yihuse ngereranyije ubuzima narindimo mu minsi mikeya nubwo ngezemo. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi nari umusirikare muri FDLR, ndi umusore, nza guhita mpunga njya muri biriya bihugu by'uburengerazuba za Congo Kinshasa, Brazzaville na za Centrafrica. 98 biba ngombwa ko bitangaruka kubw'intambara yari hariya muri RDC ya za UPCMRS na za RDC turwanirira Perezida Kabila. Amashyamba ya Equateur yari mu buzima bubi, ndumva nayarwanye mu rugamba imyaka igera muri 5. Nyuma yaho gatoya naje guhita nzanwa mu karere ka Katanga, mu ntara ya Katanga ahitwa Kamina. Ubwo rwari mu rwego n'ubundi rwo kwegera u Rwanda kuko twari dufite umugambi wo gutera igihugu. Nibwo buryo twari tubonye. Nahise nerekeza none hano iburasirazuba bwa Kongo. Mpageze barambwira bati kuva hano kujya mu Rwanda ni iminsi 7. Aho ngaho nari ntarakagira igitekerezo cyo gutahuka, ariko nari umwarimu mu mashuri abanza aho ngaho imyaka igeze muri 5. Noneho mu masomo twigishaga harimo isomo rimwe ari ryo ryatumye mfata icyemezo, isomo twitaga gukunda igihugu. Mu bana twigishaga harimo n'uwanjye. Hari iryo somo tugasabwa kwigisha indirimbo yubahiriza igihugu, ariko tukigisha ngo Rwanda rwacu, indirimbo ya mbere. Noneho nge byarambabaje nza kubaza abagenzi banjye b'abarimu nti ibi ni ibiki? Niba twe hari ikibazo dufite, aba bana ntabwo turimo kubaraga ibihuru, kuki tutamwigisha ibigezweho wenda imbere akazirwana uko umuntu agira ubuzima bwe ku giti cye. Natangiye gutegura gutaha ntibyankundira kubw'inzitizi zari zihari, mbona nsora kwasiga ubuzima kuko nari kumwe n'umuryango w'abantu 5 nanjye wa 6. 2009 kubwa operasiyo yahabaye yitwa Umoja Wetu, niyo yampaye imbaraga. Abandi bateguye urugamba rw'amasasu, nge ntegura urwo guca munsi y'ayo masasu ngana iwacu mu Rwanda. Nafashe umuryango wanjye kuko nawo wabinyemereye utanduyije, mbasha kugera inyuma kure mu birindiro by'ingabo z'u Rwanda. Bangeza mu Rwanda nta kibazo, mu gihugu baranyakira, kirwa mu ngando ya Mutobo. Ingando irangiye ndataha nsanga umuryango nari narajyanye mu rugo, dutangira ubuzima bubi ku buryo nta faranga niri nagiraga, kwari ukwirwa nikoreye agatebo k'amase ku mutwe, mvuye gusaba mu giturage kugira ngo mbone uko mpinga. Ntabwo byatinze rero ubuyobozi bw'ibanze uko bwaranyegereye babonaga ibibazo mfite. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nongere mbashime, yanka yagira inka mutanga yahise ingeraho. Icyo kibazo cyo kwikorera agatebo k'amase natandukanye nacyo ku buryo nyuma y'amezi 4 gusa nari ntandukanye no gushakisha ibyo kurya mu nshuti. Nahise ntangira kwirwanaho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika iyo nka yahise ibyara, ntabwo yatinze nayo, mpita nanjye noroza umwe mu baturanyi banjye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarongeye nanone irabyara, ndetse n'ubu ngubu mu Kinyarwanda kizanasize yerera insura ya 3. Mu mibereho yanjye rero mu rugo aho nageze, mu mibano yanjye n'abandi baturage, nge naritinyaga kuko nabonaga nk'umuntu warwanyaga igihugu, uburyo nakiriwe n'amahugurwa menshi igihugu cyampaye nkumva birandenze. Abaturage bangiriye icyizere, mpita ntorerwa kuba umwe mu bagize inteko y'abunzi, nanjye nkemura ibibazo nk'abandi kandi bikabanyura ndetse bakabinshimira. Gukora njyenyine nabonye ntaho byangeza, nihuje n'itsinda. Iryo tsinda dukora umushinga w'ubworozi bw'ingurube. Dutangiye vuba, twatangiye dufite ingurube 11, ubu ziragera muri 44. Kubw'amahugurwa nahawe n'igihugu, inzego zitandukanye, nabashije kwiyubakira inzu mbamo, ndetse mfite n'ubushobozi bwo kugura imirima y'amashyamba kugira ngo nagure ubutaka bwo gukoreraho ibikorwa byanjye, kandi mu gahe k'imyaka 3 gusa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu rwego rw'imiyoborere nanjye nagiriwe icyizere cyo kuba mu nama ngishwanama y'akagari ntuyemo. Ibitekerezo ntanze birubaka kandi bigashimisha abantu.
nkaba nakomereza rongera nti abantu nagiye nsiga hirya iriya nabwo ntabwo nicaye kuko hari imiryango natekerejeho cyane ubuzima nabasize numva barambabaje maze gukangurira nibuze imiryango igeze kuri 5 yageze na hano mu gihugu igizwe n'abantu 17 ku giti cyanjye bagashobora kugera hanga mu gihugu kandi sindarangiza n'ubundi kuko nabandi ndacyaye bakangurira nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu bikorwa byanteje imbere cyane mu mahugurwa nahawe ikintu gikomeye nakuye mutobo cyo guhanga imishinga nanongereweho amahugurwa yo kubaka ibyo bita biogaze bigezwe hano mu gihugu ubu ndumwe mu batekinisiye bake biyizeye kandi bakunzwe icyo kintu cyaranshimishije mu bijyanye n'umutekano nk'inkeragutabara ndetse nyakubahwa Perezida wa Repubulika nababwira nti mfite ubushake turacyafite imbaraga icyavuka cyose gihungabanya igihugu muduhaye ubushobozi twakuraho mu kanya gatoya nyakubahwa Perezida wa Repubulika no mu giturage ahungabanya umutekano kuko nk'inkeragutabara aho nsanze bikomeye ibyo nshoboye nsiga nkuyeho nkabikemura ibyo ntashoboye nkabishyikiriza aho bireba nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndagira ngo nsoze mu by'ukuri mfite agahinda kenshi mu mutima wanjye herwa n'ikintu kimwe ngiye kuvuga iyo ndebye umuvuduko w'u Rwanda hareba aho rugeze aho narusanze nanjye muri aka gahe gato nk'antego ya Muhanga ngo vuba byinshi kandi byiza aho ngeze mbona abaturanyi bambwira bati ntabwo bishoboka ahubwo twigishe hari ikintu ngira ngo mbisabire ntabwo harabirwa mu mahanga basakuza ngo baravugira abanyarwanda ntawe ndumva wahaye inka umuturage we nkamwe abandi bari ku bitekerezo bitumvikana bidashobotse ariko hari inzitizi mbona hano itegeko nshinga tugenderaho ni twebwe abanyarwanda turitora mumbabarire icyo kintu nkivuge kuko hari n'umuntu w'umukecuru twaganiye arakimbwira ndavuga nti burya n'abakecuru ibi bintu barabibona we yarambwiye ati ubwo uzagera imbere ya nyakubahwa uriya musaza uzamutubarize itegeko nshinga ni twebwe turitora ese ziranzitizi turiya tubariyeri turimo n'ubundi ko turi abanyarwanda akaba ari ibyacu tudukuyemo agakomeza kutubera urumuri ko mu minsi mikeya wazasanga u Rwanda na Kigali yarwo ari bwo burayi bw'abanyafurika soze rero mbashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika nkeka ko ubwo tuvuga hari benshi batwumva hano cyangwa no mu mahanga mu basirikare nagiye mbere umuyobozi mu rugamba twarwanye cyangwa se ubu hari n'abashobora kuba bari hano mvuze izina rya Musonera ntago bapfa kubyumva bari banzi ku izina rya Fandi Makamba uri hano ubwo cyangwa se uri kure yahita anyibukira aho ngaho kuko dufitanye uko twibukiranya kwinshi murakoze Imana ibaha umugisha kandi ibateze intambwe ndende